Ndabashuje mwese aho muherereye mwese bakunzi b'ubuzima n'Imana yabuduhaye ndamugira amahoro. Biratangaje rero kandi bimeze ukuntu kumva ko abantu benshi bavuga ibi bakavuga ibi, kora ibi, gerageza ibi ngibi byakugirira nabi, byakwisha, ugasanga batabihuje ukayoberwa mu by'ukuri uwo wakurikira. Ariko ngewe mfite uko nahisemo ni ukumenya ngo uyu muntu isi ibyo avuga yabiciyemo, niba ibyo avuga yarabiciyemo arabizi. Bara rero muboneke rero tuvugane ku kintu cy'ubuzima. Ngewe rero ndababwira ku kintu nzi cyane kandi nanjye cyambayeho ikibazo. Uyu munsi turavuga ku isupu, kandi isupu nzakomeza nyivuga kuko ntago ari ikintu cyaje gutyo kuba bayihereza abarwayi, cyane cyane natwe aho turusanga abantu bose inaha byabaye n'umuco. Umuntu abanza kunywa isupu mbere kuba yarya icyo ari cyo cyose, kubera ko yoroheye ubuzima guhita itambuka ikagira icyo yafasha. Iyo rero ni isupu ya kurujete, ni isupu iryoha cyane, umuntu utayikunda yayikunda. Nifuje rero ko tunywa n'iyi supu tuyikora, tuyiteka, twaganira ku kibazo cyo kwibagirwa. Abantu benshi bumva kwibagirwa bakumva ari ibintu bisanzwe, ariko si ikintu gisanzwe ko bijyana ku indwara zifata mu mutwe, cyane cyane indwara za Alzheimer. Nuko ni ikintu cyo kwitonderwa no gushakirwa umuti hakiri kare. Yewe rero nagize icyo kibazo, nyoberwaho nambaza, nyobezwaho njya, niyo mpamvu nuvuga nti ibyo bintu nabiciyemo, nzi uko nabyitwayemo. N'akazi kari kagiye kunanira kubera ikibazo cyo kwibagirwa. Ntago akazi kacu wagakora udashoboye wibagirwa, ugira gute, kuko ari ukwita ku bantu. Ntabwo wakita ku bantu wabibagiwe amazina wagize gute. Byambayeho igihe kirekire, ikintu nabikoze rero nta kindi, ni nk'Imana yangiriye inama. Ndavuga niki kitagenda mu buzima bwanjye, ngira n'Imana abo twaganiraga, umushuti wanjye arambwira ati nyamara rero niba koko ufite ikibazo cya constipation, ni ikintu cyo kwitondera. Harimo ikibazo ujya kwa muganga, nzajya kwa muganga mvuge ngo ntabwo njya ku musarani, icyo ngicyo cyonyine kinjyane kwa muganga, biranyobera. Ariko hagati aho ngaho nanjye nshaka uburyo nakora ubwo aribwo bwose, nkaza ku mazi ashyushye, mfata ibintu byose nanjye najyaga mpa kubo nitagaho. Harimo imbuto zimwe na zimwe zifasha, harimo amapapayi, harimo ibintu byose ndabifata kuko ku buryo muri icyo gihe nabashije kumererwa neza mu buryo bwo kujya ku musarani. Mu gihe gitoya nanone nagiye kubona impinduka, ko kwibagirwa byagabanutse, ko ntakiri kwibagirwa abarwayi, ko ntakiri kwibagirwa aho bantumye. Aho ngaho rero nahise numva ko kurya neza imboga, cyane cyane kwirinda umuceri, cyane cyane niwo watumaga ntashobora kujya kuri tuwarete. Nyuma rero naje kumva n'abahanga babivugaho ko hari ahantu urura rwizingira, urabona urura rukoze kare, hari ahantu rero rwizingira mu gice cyo hejuru, bigatuma iyo wakonstipye bigakomeza byirundanya, bikirundira muri ako kantu bigafunga, ntago biba bigipasa neza mu mutwe, oxygen ntigera neza mu mutwe, ugatangira ikibazo cyo kwibagirwa. Nkavuga rero nawe wabigerageza nk'uko nabigerageje, hanyuma rero ukareba niba ufite ikibazo cyo kwibagirwa kitavuyeho. Kandi rwose ndabikwizeza ko byashoboka ko ari icyo kibazo, ndetse yewe n'ibindi bibazo byinshi bijyana n'icyo kintu. Murakoze.